Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Umwami Imana abane namwe. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu wa gatanu tariki 13 Gicurasi, tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha izindi. Ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha izindi. Tuzirikane rero ko turi kwiga intambara ikomeye nk'insanganyamatsiko y'iki gihembwe cya kabiri. Tukaba turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Gukomezwa n'ibyiringiro. Kuri uyu wa gatanu rero, tariki 16 Gicurasi, ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha izindi. Reka mbere ko dukomeza icyigisho cyacu, tumanze dusenge. Uwiteka Mwami Mana ishobora byose, turakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe muri ibi byigisho. Uduhe gusobanukirwa n'ibyo tudasobanukirwa. Tujye kureba ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha izindi zose. Turagusabye kugira ngo Umwuka wawe wera abane natwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'aya magambo tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ndagira ngo nongere mbasabe muri ibi byigisho turi kwiga, ufite ikibazo ujye ugishyira muri komanteri cyangwa se ahanditse comment, ujye ushyiraho ikibazo wagize ku byigisho, tuzajya tubisubiza ku wa nyuma mu gihe tuzaba tugiye gutangira kwiga ingingo y'ibindi byo kwiga no kuzirikana. Ibibazo wagiye ugira muri ibi byigisho byose twagiye twiga, ujye ushyira komanteri hasi ubaze ikibazo wagize, tuzajya tubisubiza. Ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha izindi zose niyo ngingo y'uyu munsi. Iyo dusomye mu gitabo cya Ezra igice cya 7, tugahera ku murongo wa 7 kugeza uwa 13, ngo itegeko riha uburenganzira Abisirayeli bari mu bunyage mu Buperesi ryatanzwe ryari ngo bajye kubaka urusengero rwabo. Ndagira ngo twongere tuzirikane yuko ibyigisho twatangiye, icyigisho twize ejo, twabonye yuko itangiriro ry'imyaka 2300 ryatangiye igihe hatangagwa itegeko ryo kujya kubaka urusengero mu Bisirayeli. Reka dusome aya magambo aboneka muri Ezra igice cya 7 umurongo wa 7 tugeze uwa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami atuma Ezra i Yerusalemu. Umwami atuma Ezra i Yerusalemu. Umurongo wa 7 kugeza uwa 13. Nuko bamwe mu Bisirayeli bazamukana n'abatambyi bamwe n'Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi n'abanetinimu, abo bajya i Yerusalemu mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Aritezerusi. Ezra agera i Yerusalemu mu kwezi kwa 5 ko mu mwaka wa 7 uwo mwami ari ku ngoma. Ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 agera i Yerusalemu, abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we, kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Nuko aya magambo yakurikije ayo mu rwandiko umwami Aritezerusi yahaye Ezira umutambyi n'umwanditsi, ndetse yari n'umwanditsi w'amagambo y'amategeko y'Uwiteka n'ibyo yategetse Abisirayeli. Umurongo wa 12. Aritezerusi umwami w'abami yandikiye Ezira umutambyi umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru, ni amahoro masa n'ibindi. Ntegetse itegeko abantu b'Abisirayeli bose n'abatambyi babo n'Abalewi bari mu bihugu byanjye, abashaka ubwabo kujya i Yerusalemu ngo mujyane. Ndagira ngo nongere mbibutse yuko
uyu mwami Aritezerusi yimye ingoma muri 464 mbere ya Kristo. Uyu mwami w'Abaperesi nuko nyuma y'imyaka 7 ari ku ngoma nibwo yatanze iri tegeko. Mu yandi magambo, iryo tegeko ryatanzwe na Aritezerusi umwami w'Abaperesi mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Iri tegeko ryari irya nyuma mu mategeko atatu yahaga Abayuda uburenganzira bwo gusubira iwabo ngo bajye kongera kubaka Yerusalemu no gusubizaho imirimo yo kuramya yakoreshwaga mu rusengero. Iri tegeko rya gatatu ryari ryuzuye kandi ryagaragaje intangiriro ry'ubuhanuzi bw'iminsi 2300. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko iri tegeko rimaje gutangira gushyirwa mu bikorwa, nibwo uyu mwami amaze gutangira itegeko ryo kugira ngo Abisirayeli bajye gusana urusengero rw'iwabo ndetse bongere basubizeho imirimo yo mu rusengero, nibwo ubuhanuzi bw'iminsi 2300 byari bitangiye. Mu yandi magambo, iminsi 2300 byagombaga gutangira muri 457 igihe umwami yatangaga iri tegeko ry'uko Abisirayeli bagomba gusubira iwabo bakajya kubaka urusengero. Reka dusome Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 25 dusome na 26. Mbese iki gihe cya gihanuzi cyagombaga gutangira ryari? Ni ibihe bintu by'ingenzi iyi mirongo ivuga ko byagombaga kubaho? Mbese iyi mirongo ibintu by'ingenzi yivuga byagombaga kubaho ni ibihe? Reka tujye muri Bibiliya dusome. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 25. Haranditse ngo, nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impamvu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. 26. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba agisigaranye, maze abantu b'umutware uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Nshuti bakundwa, reka nongere mbakumbuze kwiga ubuhanuzi, kuko ntacyo tuzabasha gusobanukirwa tutabasha kwiga amagambo y'ubuhanuzi yanditse muri Bibiliya. Reka nongere mbakumbuze gukunda aya magambo turi kwiga cyane. Ahangaha rero turimo turabona iby'iminsi 2300. Icyo bisobanuye, iyi minsi 2300 ariyo turi kwita imyaka 2300, tubonye igihe izatangirira. Yagombaga gutangira igihe bategekaga kujya kubaka basana Yerusalemu. Aha rero tubonye yuko iki gihe cyatangiye mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Kandi amagambo akomeye nuko batweretse ibihe by'ingenzi byagombaga kubaho. Ngo kuva muri 457 kugeza kuri Mesiya umutware, ahagombaga gucaho ibyumweru 69. Ibyumweru 69 tubivunje mu minsi, nuvuga ngo ni 7 dukube 69 biwane n'iminsi 483. Mu yandi magambo, kugeza kuri Mesiya umutware hagombaga gucaho imyaka 483. Imyaka 483 niyo yagombaga kugeza igihe Mesiya yagiraga gute, yasigwaga. Ahangaha ijambo Mesiya risobanuye uwasizwe. Mbese Kristo yasizwe ryari? Yasizwe igihe yaramaje kubatizwa, maze Mwuka Wera ni ukuvuga ngo igihe Kristo yaramaje kubatizwa yahise asigwa na Mwuka Wera. Ese Kristo yasizwe ryari? Mesiya umutware igihe yabatizwaga byari mu mwaka wa 27.
Aha rero iki gika cy'ibyumweru 69 ariyo myaka 483 yarangiye igihe muri 27 igihe Yesu Kristo yabatizwaga. Ubwo rero kugira ngo tugere ku byumweru 70, ibyumweru 69 bimaze gushira, hari hasigaye ikindi cyumweru kimwe. Nuko rero icyumweru kimwe bishatse kuvuga ngo ni iminsi 7. Iminsi 7 kuvuga ngo ni imyaka 7. Iki cyumweru gisigaye nacyo rero mu mwaka wa 31 nyuma ya Kristo, ubwo icyumweru cya nyuma cyari kigeze hagati, amaze imyaka 3 n'igice abatijwe, Yesu yarabambwe. Imihango y'ibitambo byacuriraga umwana w'intama w'Imana byarangiranye n'igitambo cya Kristo cy'i Karuvari. Ubuhanuzi bwarasohoye, maze ibitambo byose n'amaturo yose y'imihango birahagarara. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko Kristo akimaje gupfa nta gutamba kwari kucyongeye kubaho. Ibyo batambaga by'amatungo ni byose ntabwo byari bikiri ngombwa ko bibaho, kuko byose byari bimaje gusohora. Iby'ibitambo n'amaturo yatangwaga byose byarasohoye, byagombaga guhita bihagarara, kuko Yesu Kristo ari cyo gitambo kizima cyari kimaje gutangwa. Aha rero tubonye yuko icyumweru cya nyuma cyari kimaje kugera hagati igihe Kristo yari amaze gutanga ku musaraba. None ikibazo gisigaye, mbese icyumweru cya 70 cyarangiye gute? Cyarangiye ryari? Reka dusome muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 turebe ibiranga kurangira kw'icyumweru cya 70. Kadusome. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Nshuti bakundwa, ni ukuvuga ngo ibyumweru 70 cyangwa imyaka 490 yategekewe Abayuda yarangiye mu mwaka wa 34 nyuma ya Kristo, ubwo abanyarukiko b'Abayuda bangaga ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mbibutse yuko ikimenyetso kigaragaza ko aba banyarukiko banze ubutumwa bwiza ni uko batangiye kwica ababwamamaza. Dufate urugero kuri Stefano, igihe bateraga Stefano amabuye cyari ikimenyetso kigaragaza yuko abanyarukiko bari banze ubutumwa bwiza. Aha rero nicyo gihe ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 bwari burangiye. Imyaka 490, aha niho yari irangiriye. Bene data, ni ukuvuga ngo iyo dufashe imyaka 2300 tugakuramo imyaka 490, hasigara imyaka 1810. Mbese iyi myaka we igomba kuzarangira ryari? Iyo myaka itugeza mu mwaka w'1444. Mu yandi magambo, nidufata imyaka 2300 tugakuramo imyaka 490 tumaje kubona ibyayo ari byo by'umweru 70, hasigaye ikindi cyiciro cy'imyaka 1810. Iyi myaka 1810 yatangiye muri 34 igihe Stefano yaterwaga amabuye. Aha rero ni ukuvuga ngo kugeza mu cya 844 iyi myaka 2300 yarishize. Dore ubuhanuzi bw'imyaka 2300 aho bwarukiye na ahangaha. Ahangaha rero habaye iki? Igihe William Mireri n'abandi badvaniste ba kera bizeraga ko ubuturo bwera buvugwa muri Daniyeli igice cya 8 umurongo waho wa 14 ari isi, kandi bakizera ko Kristo yagombaga kuza kwejesha isi umuriro mu mwaka w'1844. Dufata umwanzuro, icyagombaga kubaho si uko Kristo yagombaga kuza ngo yejeshe isi umuriro. Nicyo William Mireri yari yibeshyeho hano muri ubu buhanuzi. Ariko nyamara iyi ngengabihe William Mireri yari yayize neza, nta n'ikintu yari yibeshyeho mu kubara imyaka. Ariko ikigaragara ni uko William Mireri yaje kwibeshya ku kintu cyagombaga kuzabaho. Ariko ingengabihe y'Imana iki gihe cyarageze, iki gihe cyaje kugera 1844. Ubwo ni ukuvuga ngo nibwo ubuhanuzi bw'imyaka 2300 bwari burangiye. Nshuti bakundwa,
reka nongere mbibutse yuko umuntu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose muri ibi byigisho turi kwiga ajya akibaza muri komenti, tuzajya tukireba, ibibazo tuzajya tubisubiza ku wa nyuma turi kwigana hamwe ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Tuzajya tubanza dusubize ibibazo byagiye bibazwa. Inshuti bakundwa, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Icyo mbasabira nanjye mbasaba ko munsabira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.